yewe nagiye kurara ahantu banjyamishije ku gitanda cyari gifite triangle. Nibwo bwa mbere nari nkibonyeho. Barambwira ngo ujye ukanda hano, nta musego be bashize ku gitanda. Ukande kuri buto hano, umusego ujye uzamuka. Umva iryo joro ntabyo gusinzira, naraye nkana umusego uzamuka umanuka usubira yugera. Bati nujya muri dushe ni hariya, tuzajya uragenda igitanda kiragira. Nese cyagera gute ngo ndebe munsi nsanga igitanda gifite amapine. Bigenda gute se? Batugira kana kuri inyuguti ya se. Nukandaho kirajya kikujyana kigushire hariya. Ufata isume ujya muri dushe. Yeba data we nabonye asohotse gusa. Kanda buto, genda, garuka, subirayo, inyuma, komeza. Ndavuga nti nzaryama ngeze mu rugo, reka nicyuye umudayimoni kabisa. Shawe ibiseka nawe uhageze ntiwagisinzira. Va muri za dushe wowe gumeze utya. Ewa koga uryamye hano tuzi dushushe udukonje. Iwanjye nogaga iminota itarenze 7 noze hafi isaha. Ko bitutuze dushushe ntutuwapi udukonje akazuyazi. Ngira umuntu muri Kongo Imana igutabara usobanukirwe kabisa. Ubutayi ni bubi. Imana igukure mu butayi. Kongo jya ugerageza wikiperereza ntuse n'ikibazo ufite. Tugerageza wisige ka make-up twaroze bwe ushireho ku maso ukubiteho agatsatsu uhengeke nubwo byagucanze mu mufuka nta kintu wikiperereza ntibamenye ibibazo ufite. Tugerageza wikiperereza abantu ntibamenye ibibazo ufite. Tugenda ugura igitenge cyiza. Kibazo ufite ni kimwe. Ari abantu Imana ibwira ngo iguhaye wagisi ukajya kugura udutenge twa musazi ngo uniturindwi ngo nzadusimburanye. Wagafura rimwe kakaba karacuye ngo nzadusimburanye. Bwira umuntu muri ko karande yo kwambara nabi kuveho kuva uyu munsi. Imana iti nguhaye genda ugure inyama nziza z'amaroti akiri 20,000. Utubukere nari mfite reka njye Nyabugogo njye muri garuka twumvikane za zindi zasigaye. Ngo ndi ku ekonomiza ngo reka ngure amagufa ngo ndebe ko habaho. Gira umuntu muri ko umudayimoni ukuriho w'ubukene Imana imugukureho mu izina rya Yesu. Abatunze amafaranga ntaco bahaye Imana nawe yayaguha. Bavukiye 9 nawe uvukira 9. Igisigaye ni buti Imana itegereje gukanda bigasobanuka. Naho ubundi humura nawe uzatabagwa. Herezo mu ikiganza ugira ngo nawe humura ibyawe bizakunda. Hari ibyo Imana yakoze ntibemera. Ibyo igiye gukora bizabemeza. Hari ibyo yakoze ntibamenya ko ariyo. Ibyo igiye kugukorera bazamenya ko ariyo. Orebo shekete ya bosete. Ibyo yavuganiye nawe mwibanga igiye kubisohoreza ku karubanda. Ibyo yavuganye nawe batemera igiye kubisohoreza ku musozi wemere. Hallelujah. Amena. Amena, amena. Ngiriwe umuntu muri kwego ntabwo uzongera kugenda ubundabunda. Ntabwo uzongera kugenda ubundabunda. Ntabwo uzongera kugenda uvuga ngo baragira ngo iki. Ntabwo uzongera kugenda uvuga ngo ninjye bari kwigaho. Ni wowe ugezweho nawe bagiye kukuvugaho. Bagiye kuvuga ubuki Imana igutabaye. Bagiye kuvuga ubuki Imana igukuye mu bukode. Bagiye kuvuga ubuki Imana ihaye abana bawe ubwenge. Bagiye kuvuga ubuki Imana ikubakiye urugo. Bagiye kuvuga ubuki Imana ikuzamuye mu kazi. Watera haleluya ukabyakira. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Ngiri wa muntu muri kumwe ngo ninjye ugezweho. Ni wowe ugezweho mama. Ni wowe ugezweho papa. Ku musozi ni wowe ugiye kuba igitaramo. Ni wowe ugiye kuba igitaramo cy'umuntu Imana yibutse. Ni wowe ugiye kuba igitaramo cy'umuntu uhinduriwe amateka. Ni wowe ugiye kuba igitaramo cy'umuntu Imana ikuye ku bukene. Umva ngo ahari kurira kwararira umuntu. Ngo bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka ko wararurira niko Bibiliya ivuga ngo bwaca mu gitondo impundu zikavuga.
umuhanga yaravuze, uzi kubara igihe, yaravuze ngo isaha yapfuye niyo wayishyira ahantu. Yarapfuye ngo rimwe ku munsi ngo ijye igegwaho ikajya ku gihe. Ndagira nkubwire ngo nubwo abantu babona nta cyiza kizakuvaho, igihe kirageze nawe ukagegwaho. Abo bavuze ngo uzapfa naho ugeze, ndagira nkubwire ngo siba Imana yawe. Imana izakugeza aho yagambiriye kukugeza. Iminsi baguhaye irarangiye, igihe kirageze Imana yawe ikabimenyesha ko ariyo yavuganye nawe. Iminsi yose ntabwo ihora ari Samudi, iminsi yose ntabwo ihora ari ibirore. Ariko bwira uwo muntu muri kumwe, nawe Samudi yawe igiye kugegwaho. Nawe Samudi yawe igiye kugegwaho. Nawe igihe cy'ibirori byawe kigiye kuza. Igihe cy'ibirori byawe kigiye kuza. Igihe bwira umuntu muri kumwe ngo igihe ndakireba. Ndimo ndareba igihe cyawe kiza. Ndimo ndareba kigushaka. Ndimo ndareba Imana igiteye amababa. Igihe cyawe kiraje. Ndabona Imana igiye kukwibuka. Ore bosheketa yabo. Imana igiye kugukura mu guhisha. Igihe cyawe ni iki? Igihe cyo gukora upfundikanya byanga. Ndabona hari ikindi gihe kigiye kuza ugakora bikemera. Igihe cyo kurarurira kubera umugabo akuraza ku ijoro. Hari igihe kigiye kuza ugaseka cya gihe cyo kurira umunezero Imana iwuzanye mu rugo rwawe. Leboshi ya botes. Ndimo ndareba inyenyeri yawe Imana igiye kuyiza. Uyu mugoroba bwira uwo muntu muri kumwe inyenyeri yawe yake. Inyenyeri yawe igiye kwaka. Ndagira mbibutse ngo buri muntu wese avukana inyenyeri. Ikibazo ni igihe izakira. Hari igihe uvukana inyenyeri abarozi bakayifunga. Uyu munsi inyenyeri yawe abarozi bayirekure yongere yake. Inyenyeri yawe yake. Kavukana inyenyeri yo gukina. Hari umuhungu nasengeye ku Kinamba, yakinaga muri Rayon Sport. Imana irambwira ngo inyenyeri ya football barayitwaye, turayigarura. Uyu munsi asigaye akinira Amavubi. Bwira umuntu muri Kongo inyenyeri yawe yongere igaruke. Kariyeri yawe Imana yigaragaza. Numva tugiye guhana. Aho hera ndifuza kuzagerayo, haririmbana n'abera indirimbo zo kunesha. Umva ijambo ryiza. Abategereje kuguseka no kugukwena, bariya bari gukora inama guhisha bavuga ngo kazamwara tubirimo azaseba. Imana yambwiye ngo inama zabo izirimo, izaba mwaza ku munota wa nyuma. Haleluya! Ziriya nama zateranye zikwigaho udahari, zishaka guseba, zishaka kumwara, zishaka ko wandagara ku musozi. Bateranye nta muntu uhari, ariko Imana iri kumwe nabo. Imana itegereje kuzaba mwaza ku munota wa nyuma bagiye kubishyira mu bikorwa. Humura ntiwongere kugira ubwo. Orebosi aboka. Bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwa bamabuye, babateka mu mavuta. babonaga ijuru riri hafi, ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane. Umukiza bari hafi. aho hera
iboneka ndifuza kuzagerayo nkaririmbana nawe indirimbo zo kunesha ahohera ndifuza kuzagerayo nkaririmbana nawe indirimbo zo kunesha